urara ku muhanda? Nirarira hanze. Urara hanze? Ubu buzima bumaze igihe kingana iki? Amezi 2. Wikomeza kunsakurisha ndisonze wa mugabo we mbabarira. Ni ku masaha y'igicamunsi ndi mu muhanda uva hazwi nko kuri Riyamu umanuka kuri Apakope ukabuhuza n'umuhanda mugari ujya Nyabugogo, akaba ari mu murenge wa Muhima. Hari umubyeyi uryamye iruhande rw'umuhanda n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 6 y'amavuko ugereranyije. Yaba bifite abahisi n'abagenzi baracaho bagakimirana bakigendera, abafite umutima wo gufasha bakagira icyo bamupfunda mu ntoki. Twegereye bamwe mu babyeyi barimo gukora isuku kuri uyu muhanda, bavuga ko bamaze igihe kitari gito babona uyu mubyeyi yirwa aryamye hano umwana we, ariko bakavuga ko imico nk'iyi yo kuza gusaba umuhisi n'umugenzi idakwiye, ahubwo yakagombye gukura amaboko mu mufuka agakora. Bihangayikishije cyane kuko uriya mwana nawe buriya buzima arimo nibwo azakurira, muzakura ari umwana usabiriza, kuko urabona ko nta kintu nyina nta kintu cy'iterambere na kimwe afite yageza ku mwana we. Uyu muntu ngewe maze igihe mubona hano asa nkaho yahageze iwe, kuko manyuze ndamubona nje mu kazi mu gitondo nimugoroba, isaha yose wagereye urahamusanga. Ubwo rero nta kuntu abayobozi baba bataramubona, kandi hano hanyuramo abayobozi batandukanye, abadaso, abapolisi, nta kuntu baba batamuzi. Ubundi bajyaga babafata bakabajyana mu bigo ngororamuco. Ubu rero sinzi impamvu babaretse. Abantu babaga bari ku muhanda basabiriza benshi barabafataga bakabajyana, hari ibigo babajyanamo. Ubu sinzi nimba wenda ibyo bigo byaba bitagikora, hari niko navuga. Twatangiye kuza gukora hano kuwa 3 dukorera pfiriya tugera hano, ariko twasanze aryama hariya n'undi ari haba. Niba harara niba atahara ntabwo tubizi. Nuriya mwana biteye ubwoba, ahubwo biteye n'isoni. Kubona umuntu w'umumama wirirwa yiseguye inzira kuri se n'umwana ugira ngo biroroshye, ntabwo byoroshye. Natwe turabira bikadutera agahinda. Urebye muri make ntabwo bikwiye, kuko ngiye muri Kigali maze imyaka 6, ariko buri munsi umuntu ntambuka hano na hirya hano hariya imbere ya gereza naho hari abandi baharyama kandi basabiriza mu bwo buryo. Ariko igitangaje aba bantu aho baba wenda ni hano hepfo, ugasanga bari kunywa amayoga amasaha nk'aya inzara yabica bakaza gusabiriza. Ariko ntabwo bikwiye nyine ko abantu bose babibona, abayobozi bose babibona, ntabwo bikwiye muri makeya. Ubona ubuyobozi bwabikoraho ikibazo nk'uko wenda aba bantu ntabwo ari benshi babafasha bishoboka, kuko ubushobozi bw'igihugu buragifite, ntabwo ari benshi rwose, kandi baba bazwi aba bantu, ntabwo baba batazwi. Numva babafasha kuko ntabwo ari benshi muri makeya. Ni ingabo y'igihugu cyangwa se n'umwana w'igihugu, ntabwo bari kumwigisha ibintu byiza, kandi ingeso ari nyinshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuryama gusa aha ngaha, n'ubundi mwanduza izindi ngeso zitandukanye, kandi nta n'ikiza bamwereka cyangwa se nta heza hejo hiwe huyu mwana bafite. Nubwo uyu mubyeyi ku ruhande rwe kugira ngo avugane natwe byatugoye, avuga ko icyifuzo cye ngari uko yakabaye yahabwa itike imukura mu mujyi wa Kigali akerekeza ku ivuko, ngo kubera yuko ubuzima bwa Kigali bugoranye. Icyifuzo cyanjye banshakiraho kuba cyangwa bampita itike nitahire. Uvuka he? Icyangugu. Baba warigeze wegera ubuyobozi bwite bwa leta ngo ubwire ikibazo cyawe? N'ibipapuro byabo nuko nabisize epfiriye aho ncumbitse mba mbikweretse. Icyo gipapuro nari kugishyira mudugudu nkimushyiriye, arambwira ngo nenge ku murenge ngiyeyo ngo kuri cyo sociale, barambwira ngo ningisubize ku kagari. Ngishubije ku kagari barambwira ngo ningende ngaho ndara, barahazi ngo bazaza kundeba, ntabwo bigeze baza. Urara ku muhanda? Nirarira hanze. Urara hanze? Ubu buzima bumaze igihe kingana iki? Amezi 2. Mbere naracuruzaga nzunguza aho ruguru, baramfata banjyana igikondo. Banjyanye igikondo n'ibyanjye barabinyambura, nje mbura igishoro, mbura nayo kwishyura inzu. Witwa amazina yawe witwa nde? Kankundiye Korodete. Wikomeza kunsakurisha ndisonze wa mugabo we mbabarira.
Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Marie Grace yadutangarije ko ikibazo cy'uyu mubyeyi bakizi kandi ko nk'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima ntako butakoze ngo bube bwamusubiza aho avuka, ngo ariko bamugezayo bakagera i Kigali nawe yamaze kongera kuhashinga amatako. Ntabwo ari umuturage w'umurenge wa Muhima, tuhamukuye inshuro nyinshi tumusubiza iwabo, ahubwo ntabwo ashaka kuva mu mujyi, kandi twarahamukuye, twaramwigishije, twakoze ibishoboka, ahubwo ntabwo yumva rwose. Nongere njya kureba, ariko twarahamukuye tumusubiza iwabo inshuro zirenga 3 tumucyura agaruka. Twafatanya rwose tukamwigisha kumva, tukamusubiza iwabo, akegera ubuyobozi bw'iwabo aho akomoka, bakamufasha agatuza, akaba hamwe, hanyuma nawe agashaka ubuzima nk'ubw'abandi bose. Uyu mwana we yafashwe iki nyina nakomeza kwitwara atya? Ntabwo nyina bibonanirane, nta muntu uri hejuru y'amategeko, nta n'uwananira ubuyobozi, kandi agomba kugira inshingano zo kwita ku mwana yabyaye. Mbere y'uko twe tuzamo akwiye kumva ko afite inshingano zo kwita ku mwana we. Yenda leta ikaza imwunganira, ariko nawe yagize ubushake, yanashyizemo n'akabaraga mu bushobozi bwe. Usibye kuba ubuyobozi buvuga ibi, abaturage nabo bavuga ko inzego zirimo abanyerondo zakagombye gukaza ingamba z'umutekano kuri uyu muhanda, aho kugira ngo azaramuka haguye cyangwa se nawe ugatahagwa uyu mwana yirwa aryamishije ku zuba ku manywa ya rukamba, nawe bikaba byamugiraho ingaruka. Ibyo bavuga ko n'inzego zifite uburenganzira bwa muntu mu nshingano zakagombye gutabara uyu muziranenge mu gihe nyina umubyara yaba akomeje kwinangira. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.